Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Rutsiro kuri no nkuru y'akababaro aho inkuba yishe umugore asiga uruhinja rw'amezi 9. Imana izabayo Solange w'imyaka 29 wonsaga uruhinja rw'amezi 9 yakubiswe n'inkuba ahita apfa ni mu kagari ka Kavumu umurenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro. Uyu mubyeyi asize urwo ruhinja n'undi mwana w'imyaka 7 ariko bivuga ko yababyaye nta mugabo yari yarashatse. Umuturage wari wugamye imvura mu rugo ruturanye n'urw'inkuba yakubitiyemo uwo mugore avuga ko yamukubise nawe yugamye imvura kuko yari muri uwo mudugudu wa Nyundo akagari ka Kavumu mu murenge wa Ruhango. Ati yari imvura mbi cyane yarimo inkuba nyinshi mu masaha y'umugoroba ubwo yari yugamye mu rugo rw'umuturage witwa Ndengamiye Jean Claude inkuba iramukubita ahita apfa. Uwo umuturage kandi yanavuze ko uretse uwo mubyeyi mu zindi ngo ebyiri naho inkuba yakubise umukobwa witwa Mugwaneza Christine w'imyaka 17 na Uwizeyimana Emerance w'imyaka 25 ariko bo barahungabana gusa bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kayove. Umurambo wa nyakwigendera wo wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Murunda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango basa n'abagabo Silvestre yavuze ko uwo mwana w'amezi 9 yahise ahabwa nyirakuru ufite imyaka 65 ngo amwiteho. Yahamije ko bo nk'ubuyobozi bakomeza gufatanya n'izindi nzego zirebana n'uburenganzira bw'umwana kugira ngo bukurikirane imikurire ya kimwe na mukuru we wajyanwe ahandi mu muryango yabo. Gitifu basa n'abagabo yakomeje yihanganisha umuryango wabuze umuntu wawo wakubiswe n'inkuba mu gicamunsi ku mugoroba wo ku munsi w'ejo. Inzu yongeyeho ko bigoye kugira icyo uvuga kuko bose inkuba yabakubitiye mu nzu kandi nta n'umwe warenze ku mabwiriza basabwa kubahiriza ariko asaba abaturage kuguma kubahiriza amabwiriza yo kwirinda inkuba. Ati biragoye kugira ikindi nakongeraho kuko inkuba yakubise bari mu nzu nta n'icyo bari bacometse ngo tuvuge ko ari ryo kosa bakoze. Ni umunsi uba wageze nta kindi navuga. Yahamije ko mu bukangurambaga bakora bibutsa abaturage amabwiriza yo kwirinda inkuba arimo kwirinda kugama munsi y'ibiti, kuvugira kuri telefoni, kugira icyo umuntu acomeka ku mashanyarazi n'ibindi. Natwe rero tutereka tugire tuti Imana imwakire mu bayo. Ahubwo munyemerere dukomereze ku zindi nkuru. Ni inkuru isohotse mu kanya gatoya. Ni inkuru igira iti Karongi barembejwe n'ubujura bw'amatungo. Akaba ari ubujura bukorwa n'abatenezi, by'umwihariko ubujura bwiganjemo ubujura bw'inka mu by'ukuri. Bamwe mu borozi n'abaturage bo mu karere ka Karongi ni mu murenge wa Nyarugenge bavuga ko barembejwe n'ubujura bw'amatungo by'umwihariko inka, bavuga ko zibwa n'abatenezi. Bamwe mu baganiriye n'Imvaho Nshya bagaragaje ko barembejwe n'abatenezi baza gushaka inka mu giturage bakazirangira abatunzi ariko nyuma ngo abo baziranga cyangwa se abitwa abatenezi bagahindukira akaba aribo baziba. Umwe yagize ati hano hari ikibazo cy'amatungo yibwa ariko cyane cyane hakibwa inka. Umutenezi araza ngo aje kureba ko hari inka yarangira abatunzi, yahagera akayibaza ntabwo haca kabiri ya nka itibwe. Kugeza ubu nk'abaturage turibaza iherezo ryabyo kuko bimaze kuba nk'umuco. Undi yagize ati ubundi muri 2022 hano hibwe inka 3 hagaruka inka imwe
indi bayibagira hano haruguru mu mudugudu wa Gacaca basiga bayishe, indi nayo barayica turonda ibinono byayo tubigarukiriza kuri Muregeya. Indi ya gatatu yo twayigaruriye mu mudugudu wa Gakomeye. Yakomeje agira ati mu mwaka 2023 hibwe inka nyinshi, ariko izo twabashije kumenya ni ebyiri. Muri izo twamenye harimo inka y'umuturanyi bibye imara ibyumweru 2 barayibona, ubundi barongera biba indi nanone muri Nyarukaragata irazimira burundu. Dukeka ko zibwa n'abatenezi kuko nibo baza buri gihe mu nzu z'abaturage babaza niba hari inka zo kugurisha, ubundi haca kabiri ngo zikaba zirabuze. Ubujura bwazo buraturembeje, ubuyobozi budufashe kurwanya ibyo bisambo kuko natwe dushyiraho uruhare rwacu. Umwe mu batunzi waganiriye na Imvaho Nshya yahamije ko bamwe mu batenezi bagira imico yo kwiba inka z'abaturage biturutse ku kuba ari bo baziranga. Yagize ati njye ndi umutunzi, ariko nanjye numva bashinja abatenezi kwiba inka z'abaturage, nibo bazigeraho mbere ubundi bakaza kutureba tukishyura. Ubwo natwe tuzajya tubanza kumenya abatenezi dukorana nabo n'ubuyobozi budufashe mu guhana abafatiwe muri ibyo bikorwa. Umuyobozi w'Akarere ka Karongi Muzungu Gerard yavuze ko zimwe mu ngamba zafatiwe ubu bujura harimo no gukaza amarondo akozwe n'abaturage, abafashwe bagahanwa n'amategeko. Yagize ati ingamba ya mbere twafashe niyo abaturage bakora kurara irondo barinda imitungo yabo, kuko twasanze ikibazo cy'ubujura kiri ahantu hose kandi n'inzira yo guhangana nacyo ikaba ari uruhare rw'abaturage, cyane ko ababiba aba ari abaturage babazi. Yagaragaje ko zimwe mu ngamba bafashe harimo gufata abakekwaho ubwo bujura bagahanwa n'amategeko. Ati iyo ibyo bibaye twifashisha inzego z'ubutabera zigakurikirana abo banyabyaha bagahanwa, ariko ntabwo abaturage navuga ngo hari uzaza kubarindira batagize uruhare mu kugira amarondo. Haba hari ikibazo bakakigaragaza bafatanyije n'ubuyobozi bwabo, ariko igikenewe cyane ni uruhare rwabo. Umuyobozi w'akarere ahamya ko abatenezi ari bamwe muri bo, kuko ngo nta muntu waturuka mu kandi karere ngo ajye kwiba inka mu kandi adasanzwe ayizi. Munyemerere dusoreze kuri ino nkuru igira iti abadepite. Inkuru igira iti abadepite bishyurije abamaze imyaka 15 bishyuza ingurane yarenga 722,000. Ubwo Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yari mu nteko, abadepite bagarutse ku kibazo cy'amafaranga y'u Rwanda 722,000 amaze imyaka 15 atarahabwa abaturage 8 bo mu karere ka Rusizi bishyuza ingurane y'ibyabo byangijwe, basaba ko yakwishyura abaturage. Babigarutseho kuri uyu wa mbere tariki ya 13 Mutarama 2025 ubwo abadepite bagize komisiyo y'imiyoborere, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore bagiranaga ibiganiro na Minifra n'ibigo bishamikiyeho kuri raporo y'ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi by'umwaka 2023-2024 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka 2024-2025. Nk'uko bigaragara muri raporo urwego rw'umuvunyi rwagejeje ku nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite iyo ngurane bishyuza n'iy'ibyabo byangijwe ubwo hakorwaga umuhanda mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye wa Matyazo ndetse na Mudasomwa. Depite Muyango Mukayiranga Sylvie yavuze ko raporo y'urwego rw'umuvunyi bagejejweho igaragaza ko abo baturage bamaze imyaka 15 bishyuza 722,000 nta ngurane bahabwa. Ati abaturage baberewemo umwenda w'722,000 gusa hashize imyaka 15 batarishyurwa.
yabajije Minisiteri y'Ibikorwa Remezo niba koko ari ubushobozi bwabuze. Yagaragaje ko kampani ya Ecobaris yakoze umuhanda amafaranga yahaye akarere ka Rusizi, ariko akibaza impamvu abaturage batishyurwa. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifura Kabera Olivier yabwiye abadepite ko icyo kibazo agiye kugikurikirana abo baturage bakishyurwa vuba kuko yacyumviye aho mu nteko. Yagize ati twebwe turabigira umwihariko, rwiyemezamirimo arabishyura, natabishyura twebwe turabishyurira. Yongeye ati iki kibazo ntabwo nari nkizi ko kinamaze igihe kingana gutya. Iyo kampani nayo igomba kugirwaho ingaruka kuba bari bafite mu nshingano kwishyura ntibabikore mu yandi masoko, nabo bibagiraho ingaruka. So naho ngaho dusoreje amakuru twe twabateguriye. Rero mukomeze mugire igicamunsi cyiza, bye bye.